kugira ngo amvuguruze ntawe ubundi koko iyake bimeze bite nge filime irengeje icyumweru ntago nayikora the big hit na DAD dutangiye ari kuwa kane ufitiye impano mwana uyu ninde ni Sami wamwogeje se mwana mutware gutyo sasa bo dutangiranye umwazaniye undi murambo muri ambaraje ngo mwana ngo ufitiye impano amuzaniye umurambo nawe ujye ndebera amuzaniye umurambo wamuzaniye ngo ni Sami bimeze bite zini ntangiriro yamuhaye umurambo w'umuntu yishe mu mufuka undi arawutwara ngo wamuhaye yitwa Sami ngo nagenda ubike Mark Wahlberg rura musore dutangiranye mu muzi muri season bide nako ni film irangira yitwa Shooter dore nuwo Lord Diamond Phillips ndamukwereka nawe ni icyamamare Vince kwezanye mu mashashi kweri yapfumutse ni umurambo bazanye the big hit bimeze bite bazanye umurambo yarawuzanye Christina Applegate umurambo awushyira hano muri lavabo awushyiramo hano hari abogera muri bathtub ashyiramo umurambo nta magufwa y'umuntu bacagaguye bano basore nimba ari abicanyi nimba ari biki menye bishe umuntu umurambo awushyiramo hano yasya na yamenete buri kumba hari gushyira umurambo hari uwinjiye Antonio Sabato Jr ndamukwereka mwibuke muri The Base si murayibuka ko muri abana b'iyi minsi ara abakera barayizi The Base igice cya kabiri akurino mukabatari hari umuntu uri kwinjira w'umukobwa nimba atari umugore kimwe muri ibi cyo mbona ni karashika uyu nguyu ari ku murambo winjiye Hey baby. Biti baby. Hey. Biti. Can I ask you an important question? Mubaze ikibazo cy'ingenzi. Sure. Yego. Where directly the fuck have you been all week? Cyumweru cyose waruri. Been working. Narindi gukora. Looks like your ass is still working. Akabuno kawe karacyakora. Favor for Vince because he got that thing this weekend. Look, Melvin, I know you're doing this shit for free. May I remind you that you have a mortgage to pay and my car note? Did you see all these notices? Nagira ngo mbabagambo sasa mugana namwe ati ntabwo ubona ko narindi gukora sasa uyu mugabo ari kwera ku mugore w'umurambo. Sheri ntabwo ubona ko nari maze icyumweru ndi gukora. Yere ku mugore w'umurambo. Sinzi niba mutayibonye. Ngo urabona Vince ngo yanzaniye umurambo. Ni gute akuzana umurambo? Hano hari ibintu byinshi ugomba kwishyura. Shit. No, sir, you're gonna take care of your responsibilities instead of constantly doing favors for your lame man. Kugira ngo ujye ukomeza ufashe inshuti zawe ni gute uzamenya inshingano zawe ufite mu rugo ukazishyura. $25,000. Ibihumbi 20 by'amadolari. Baby. How did that happen? Ni menshi. During the mortgage. Umva uzi ko harimo n'ideni ry'inzu. Amafaranga bagomba kwishyura kumwe banki baragwaye ideni. The note on my jag. Nanjye urabizara amafaranga ugomba kumpa nyine yo kwiyitaho. Nta karashika nzayaptu. Sheri ugomba kuzana 25 by'amadolari umukobwa abonye umurambo. Kandagira muri ya magufa. Sike. Mu murambo. Kinda cute. Who is that? Uyu ninde wapfuye? Oh, that's Sam and the knife. That's when I could. Ni Sam the knife niwe wapfuye. That shit turns me off. Bino bintu bituma biranzimisha bino bintu bintaninze off. Nimba yarari kwaka sinzi. Yahise acongo biramuzimije. Your fiance. Aye. Ewana. Wa murambo nkuye mu kazi utumye umuntu. Bidatinze sore yaje kuriro. Garuka mu myitozo amaze guhisha umurambo. Arabangutse cyane Mark Wahlberg. Zakura atangira kuzicanga ibyo acanga. Yiswe Mel. Turure. Yagarutse yitwa Mel. Sore ari mu myitozo ni mu gitondo. Cyo tubonye cyo yereka umukunzi w'umurambo umukunzi we ntagire ikibazo nahungabane. Unubona ko narindi gukora. Unubona ko turi mu kazi. Nyagasani. Sore yaje kuri no atangira kwitoza. Myitozo. Gitondo arabanza n'ibyo akora arabiza arabangutse. Urabona nimba akazi akora harimo kuba yazana umurambo akabwira umukobwa ngo yari yagiye mu kazi. Ugomba kuba waritoje ufite umwitozo kuko John Woo yamenyemo amafaranga we na Terence Changa na John Eckert. Wesley Snipes ari muri ba producer muramuzi Wesley Snipes murabibonye ko ari muri ba producer. Ben Ramsey niwe kanditse arangiza umwitozo hano. Hey, yo, you trying to clown me? I'm serious, dog. I've seen the light. Check out the six-pack. Hey, man, it's on the six-pack, man. When Antonio Sabato. Guys, 6 days a week.
man njemba maze iminsi myinshi ndi muri tize man nkuri baba Whole life. ni ibigoryi bitatu Last- menyera abakorana n'uyu musore Boss. bari hakuno bari koga ariko ntibadutera umwaku I never needed to. I've been fucking since I was 10. man umaze iyo minsi yose utabona n'umugore wawe umva ntabwo ari ngombwa mbona n'umugore wanjye kuko njye natangiye gukora akazi mfite imyaka 10 ntabwo ari ngombwa rero mbona n'umugore wanjye uyu munsi Boss, norwera urari hano we're gonna be. Hey, yo. namye nkora akazi guhera ku myaka 10 narumiwe gusa akazi kose Discover ring in his rag. Is that true? No doubt. It's low maintenance, huh? bano bari hakuno ni bane bidatinze abasore bamaze koga ibyo boga barambara bavayo tugaruke hakurino Anybody. baje hakuno menyera abafundi we nimba atari abayedi Smell. bari hakurino baragenda baganira Taking my man to clean. Especially shit. man njye noneho nahise muzana mu rugo iwanjye mwana bari kugenda baganira ni insoresore ni bane ni abasore bane bakora akazi kamwe baje hakuno menyera abafundi baza hakurino bamwe bakora maintenance ibintu byapfuye byangiritse baza hakurino izi ntangiriro zako Damn Caribbean, Mediterranean. mana bomwe Caribbean Mediterranean kumva mwana Very wrong. bacaho Hey, yo, Vince, you know, you really need to get down that weekend job when we crunching gum, you know? We could use... umva mwana Vince urabizi ko nawe weekend uba ugomba kuruhuka man weekend bagomba kuruhuka buri umwe akaba ari kumwe na sheri we All right, gentlemen, basore synchronize. mushyire isaha zanyu ku gihe nimba bagiye mu kazi ziba zigomba kuba ziri ku gihe iminota bemeranije kugira ngo ataza kugira uyirenza baza kuno bakurayo imbunda niba abasore dutangiranye nyagasani none bafite ifoto y'umugabo menya rero bagiye kurangiza baza nk'abafundi cyangwa abayede ariko bafite izindi nshingano kurayo imbunda yeee katurore bimeze biti ni bane baje hakuno bari ku isaha zamukano You know the drill, baby. To respond. mani fata chance mwana agenda uzimya umuriro amuha chance ni abasore bane ni abarara uriya caho uzakurira mubona ariko nyibuke muri Jason ziririko ejo nzayibaha nayo ariko imaze iminsi ndayifite hano ejo ndumva nshaka kuyibaha ari kumwe na Jada Pinkett madamu Will Smith ejo ndayibaha n'uyu mwirabura amazina y'ubwo mba nanze kuyababwira mbishaka ariko mba muzi zano nyine mbanyazo wese mwishyuye mwayishyuye erega nta n'isoni hari wari ukopfoye inyuma ngo yatubagire wishyura ndi tugaruke hano kandi ubwo ni Savimba ubu bivuze nawe hakunino As agreed. nk'uko twabivuganye One's under 20. Midwestern, no tattoo. nta tatuwaje afite abana bari mu myaka ya za 20 bose nk'uko babadutumye turabakuzaniye bose bamuzaniye utwuki hakurino uwo batatse ni umuherwe afite abasirikare bamurinze A1 bana baje ni bane mwiyaciye hirya ngo agiye gukupa amashanyarazi bano baza ku muryango dukora umuti kazi kose hey! nuko dutangiye njye narakubwiye ngo uzanira filime z'isi katurore oya kure yakupa amashanyarazi kugira biranga gatanu kane gatatu kabiri bari kubara ngo bare amashanyarazi navo amashanyarazi yanga kuva mugenzi wabo byamucanze ukuntu akupa amashanyarazi ikigoryi ko kidakupa amashanyarazi kumbe cyazanye pense ntoya nyagasani wapi twongere tubari saa zabo ziri ku gihe kimwe gatanu kane kirabara amashanyarazi ava mbere yuko bagera kuri rimwe bose aritegura bose babimuhaye akanya ko kwitegura bimeze bite katururi twageye uyu baramushora banza y'indani sasu faya bano wa mbere ca bugufi rindi katurore nuko tugatangiye sore bigenze bite DJ unkuye mu mavuta generator yaritinze kwiyatsa ubundi hani muri rubuze ntumenye ko buze generator yaka mane bimeze biti dusubire inyuma gatonya nk'amasegonda 5 sinayasubira inyuma ngo nyarenze ega ndi professional mu byo nkora keretse mwaranyibagiwe ninjye kimobo katurore bano baritegura twagiye sora banze y'indani bamwisemera fire wa mbere chabugufi undi night vision zimufasha kureba ninjoro night vision goggles niko bazita katurore nabazishyiraho sasa arasibye atabona sasu
bararasana kandi barasa bagenzi babo. Sora kingura hano bitu tubamena amaso. Hey, tubamena amaso kuri urumuri ruba rwinshi ntabwo ubukireba. Wambaye night vision bagashyiraho amatara amaso yawe arameneka ntabwo wabasha kureba. We yinjira yambaye fime. Wambaye night vision yabamenya amaso bakuzana umucyo mwinshi. Wambaye night vision bakazana bagacana ibintu bizana umucyo mwinshi. Umwana arabikaraga hey nuko tugatangiye bakwaye bag basine nyakuri gobetse mu mazi simba hano. It's getting thick in here, fellas. I need backup. Mani nyene backup nyene ufasha bwanyu mwinjira mwabaginga birashisha hirya. Turi kugufasha turi kurasa kumbe ibigoryi bya mushese byisigariye inyuma kumwe mu kazi bagenzi bawe bakuvunisha. Twinywere mu mana arabayifashurira turamuzi. Ahubwo tumwe mu rugero. Ibigoryi biramwize ntaga rwango biramwanza birifuza kwapfuya. Ahubwo ni kwa kundi nyine usanga umuntu avunisha undi nabikore wenyine wanandashe. Ndabizi kari bubifasha ubanza twinywere musaza tumwe nkongereremo se nkongeremo kakanyanga. Biri kwinywera. Yabihamagara bikarasa ku ruhande wumvishe ko natwe turi mu kazi. Kumba kaza karibo wenyine. Byamuvunishije. Nanjye riga baramvunisha. Simujya mubibona. Turore. Kure hakuri no nagamindani. Hey! Nagamindani. Boss baramucikisha. Abakubita za tiya gas. Kubita ibyotsi birakurya. N'ubureba urasa buraho gusa wasamye. Sarakura hirito. Arabareba neza. Abarasa mugenda bambere. Garuka kuri ndirido. Barebe neza imyotsi nabari kubabona. Abona undaramumena. Cyakora arabizi. Nabicanyi babanyamwuga. Ufiyemo hano. Sasu. Bamushyizemo. Vayo n'uwari witsimbye hano. Sasu. Kumbe ninde ni ka DJ Fabu. Fabrice w'imahoko mushubatayi baramurashe. Yeah. Sora vayo. Yitonze. It's okay? Bakobwa bameze neza. I'm really sorry about the mess. Mumbabarire cyane kubibaye. Nuruhese shamba ko nuvuga mumbabarire cyane kubibaye. Hano barinjira. Ewana turase aduyi. Biza birasa imirambo nibigoryi. Turase aduyi. Abandi bari. Byamufunishije ni babaza abantu. Mani twishe aduyi. Nibigoryi. Umwe amazina y'nyakuri ni Sabato. Gicana ibi baby. Umeze mutesi byuki. Make you part of my complete breakfast. Yo, baby. Bazanye ngabashyiraho icyo kurya mwakuza breakfast ya nyamugitondo. Fellas, we gotta go. Quit wasting your time. Ngabagenga mu kwangiza igihe dukora akazi. Find Mel before he gets my bonus. Damn lesbian. Ngabi lesbian mwe arabatuka. Damn lesbian. Ciao. Cisco, where the fuck you at? I need back. Ngabagenga mwe muri kuko mutaza kunabara. Mani turi mu kazi kose biri kumubeshya. Bari gukora akazi ko bagenzi no bari kurasa kumbe ibigoryi byamutereranye. Atururi. Zorobazi ziri kubugozi hano. Fayo. Hey. Zamuka. Fire. Amarukana none kuri rasoro. Irindi. Arabafite. Kuri umugozi. Barika gutyo. Sasu. Gasani. Irindi. Pusha. Fire. Turore. Barika. Hey. Kuna ibazaniye ariko moncheri zoneri. Boss we. Boss ngiye bino bintu bivuye. Pagasi n'ubundi baramurasa. Yari yanze kurinda boss ngaragiye. Ndapfuye. Boss. Ndapfuye. Ashaje yanduranya. Yarari mu Twanda 18. Kuzamuka arasa n'ibyo atabona. Kirazira ibi ni ikosa ry'abasivile nta musirikare urasa ibintu atari kubona. Ari kurasa ibyo atabona. Sansere zamuka. Si ibyo atabona. Ibintu ni amakosa n'uburara bubi. Wararasa ibintu utabona reka ninjire muri esanseri. Boss. Njira muri lift. Kugira biranga. Fire! Baramumena. Sasu. Musore. Yagarutse nka Mary. Oh shit. Bona bandi baje basaza mu nabare. Bandi baje.
isasu hakurino isasu kimeze nk'amazi kwa amazi ashiramo niko amasegonda amanuka sora afata umugozi yanaca ishene sinzi kumanuka umugozi uramuzamura kandi isasu ugiye guturika katurore faya mu nyubako aturika manuka nabi umugozi uracika yamanutse agana muri pisine manuka mu mazi atyo gakoze akazi keza amafaranga yanyu Mayor. It looks to me here like you owe me $25,000 in cash advances. Your commission should take care of that. But the good news is, here's your amafaranga arundi miliyoni 20 ariko fata bonus bamuye bonus yuko ari wishe boss. Mva. Got the bonus? What? My bonus kucyara muyihaye kubera iki? Yo, Vince. The guy was still alive, huh? Twasanze boss akiri muzima ninjye wamurashe birabeshya niki gishaka kumurya. Twaje dusanga sasa warashe boss wanyawe bari kumwa bonus cyangwa se nkagahimbaza musiki. Umva ngiye namwiyice ndabizi. Now whatever you say. You know, I'm wrong and you're right. I'm just lying. Ari wenda reka tuvuge ngiye ndi kweshya uravuga uko. None se niki cyatuma mbeshya nasanze boss akiri muzima ndamurasa. My bonus? Bonus ninjye buyiha. If you say that you were the one who clipped him, who am I to say you didn't? Ariko nubundi ntacyo navuga. None se ubundi nimba uvuze ngo wamwishe ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishe. Aryo ni itika bashyizemo. Nkuko mbikubwiye nyine nta kintu mpinduyeho. Nimba uvuze ngo wamwishe ubundi se ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishera. Gutyo nyine ariko nyine ubwo yitwara ariko yari yanjye yabonye yaba yibyara yimuha cyaje kuyiserebure abantu muginga yisa yimpa bonus Mel I don't appreciate that shit baby I tell you what just to show you how much love I got for you. You know if anything were to just happen to me you could take my boat. Cyangwa se nyenga gira icyomba urabona bwa bwato bwanjye waba usigarana ndamutse mpfuye mwana ngenda gukunda mwana uri kumubeshya ruramuryaryana urushuti rw'abakora ariko rukunda amafaranga cyane buri rukuntu kubona n'abantu cyangwa muri inshuti ariko harimo agakunda amafaranga akababeshya mukabibona mukakiyora mukayaga wa muntu uba wahemuka nyine kubera inoti azi ko atapfa That's like moonlight, man. You don't pass will kill us for that shit. No, you too honest for your own good, baby. Man, uri inyangamugayo cyane ariko niyo bifitiye akamaro cyane. Sura ni hakurino. Bamaze gukora akazi kose bashinzwe yafashe imodoka ritahira. Ni Mavi ariko none bari bakamwita ngo ni Mary. Katurori. Mary. Yaje hakurino. And what's a few broken house together? Wibeshye inzu agatafari we ni ya midugudu yose ubona inzu zisa. Yari ibeshye inzu kubera naba ari mu rugo abavuye muri stress zo kwica abantu. Ari ukuntu ibeshye igipangu. Kumbi we ni hano. Ya midugudu bisa. Yaje hakurino umusore nuko dutangiye no umwicanyi abari mu gakote bamanuka avuga ati mbega umwana mwiza ura mwana buri akora hehe kumba umwana no umwicanyi ariko abagomba kujijisha atuye no mu midugudu y'ibikomerezwa hakurino dora kabatike kuva ukazi nyina kaza kamanika ibikoresho buri gikoresho kagishyira umwanya wacu nka kuri y'umufunda avuye ukazi amenya yashize inyundo umwiko neza kamanika yitonze nawe ukuza ukamenya aho ushyira amadosiye yawe nawe nyine yavuye mu kazi amanika pistole yari icyuma ijambi ya byose. Hello? Melvin Smiley, please. Melvin Smiley. Ari June. Mr. Smiley, Big Top Video. Umva ninjye guhamagaye muri Sunday Night ndari June. Lives out for over 2 weeks now. Wa mujinga wanzaniye CD1 ye ntuyigarure. You kill. Aranamukupa mujinga araza gakodesha sasa ni ya gahunda ya videoteke hamwe ugenda ugakodesha nyine filmu ukajya kuyireba kazayigarura ni naho turayifite muri Rock Entertainment sasa kari John bagatwariye DVD nibazigarura. Have you seen my King Kong live tape? Wabonye cassette ya King Kong rako bayinyire bayishaka n'umusheri we. Now, do you think my ass is still part? Ese akabuno kanjye urukeka karacyameze neza. Go ahead, just. Mva koraho umbwira. Please. Mbwira nimba agatafari kanjye gakimeze neza. Sigaye numva gakomeye nk'amabuye y'igorigota nyumvira neza nimba nta kibazo. Like a teenager. Kameze nk'ako mu teenager rwose ntago ucyeciye humura. Yego komana nondi mu kazi uri mu kazi kombi. Invite mom and dad down for the holiday weekend. Tugiye guhamagara mama na papa baze hakuno badusura. Be here tomorrow. I figured that we'd have dinner together. Bazazisho.
Anyway, I think that this is going to be a great opportunity for aya ni amahirwe akomeye cyane yo kuba nakwereka ababyeyi banjye mukabonana that this is going to be the right time to tell them that we're engaged. ndetse nacyo gihe cyo kubabwira ko nyine nawe twambikanye impeta Just been waiting for the right time to tell them. ntabwo rero urabwiye ko twambikanye impeta nari ntegereje igihe cyane cyo ngo babwire ko twambikanye impeta nyine nawe yamwambitse fiyansaye ababyeyi b'umukobwa ngo ejo bazaza No, I wasn't Jewish. ababyeyi bawe se ntibari bundakarire ko ndi umuyahudi uyu musore ni umuyahudi sasa abayahudi buri igihugu cyose babayemo ku isi baba babanga ariko nubikurikirane neza hari igihe usanga n'amakosa ari ayabo nubwo bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana ngo baratwanga baginga ahubwo nuko mwe mutarabana nabo babanye nabo murabazi biyemera kubibanya gupfa sasanga ahantu hose babaye barironda bari hamwe ntago babiteza abandi bantu iki usanga ibihugu byinshi bagiye babamo hose usanga abantu babanga sasa uyu musore bafite ubwo buriya si wanyu ni bari bunyange ngo ndi umuyahudi abayahudi hirya no hino barabanga muri biriya bihugu by'i Burayi hehe barabanga tu sosiyete nyinshi bazibayemo barabanga yego Food, Melvin. Anyway. Narambo ntago bakunda kubwije ukuri nukuri My savings account and I lent it to Dad. ari hakuno ndashaye Money is you making with my salary that will be fine until they get back on this. sasa ingo yambwiye hari amafaranga nafashe kuri konti yacu 500 mbiguriza papa wanjye nibamera neza bazayadusubiza sasa umusore disi baramufatirana wibuke hari umukobwa twatangiye wundi bari kumwe w'umwirabura nawe mwaka amafaranga kumbe dore wa mukobwa bari kumwe mwaka 25 dore nguyu yibizanye mu bapfubuzi uriya musore Mary bigaragara ko abakobwa mutuburira dore uwa mbere bari kumwe yamwatse amafaranga ni Joy ahita yazana hakurino ratafata amafaranga nayatse sheri wanjye dore umusore hano nawe ari kumwe n'undi bambikanye imituri hano n'undi wo ku ruhande Honey, sheri are you away? sheri umeze neza nakangaka kwibuke ngo kuri konti yawe ku 500 I'm really starting to dislike you. Melvin njye nangiye no kukwanga aramwanga arakanguka kumbe yarotaga bigaragara ko uyu musore afite ubwoba ko uyu mukobwa yazamwanga araryama akanabirota ikibazo ki ko bwari ibintu bararabisize mu maso bimeze nka meki kororu kugira ngo bereye ko bwakibihira byashize mu maso buruzi ibintu yabanyuramo indimu bakazishyira ku maso bakarara bisize ibintu bimeze nka meki kororu ku maso bari bibyibura ko isura yabimeze neza baragowe. Yo, Cisco, what's up, man? Cisco bimeze bite? Hey, that thing you got going on for tomorrow? ejo arakazi gari sego kazavugura kumva naye tugaruka kuwa gatanu turi Friday arakazi gahari baramamagaye ngo arakazi kose iyo mbwenga akazi kose naye wabibonye na akazi kombi nyine. Come on, yo, I ain't like that no more, kid. Yo, you know I got some. Man, uzongere kunyita umwana man, njye ntabwo nyira akana sasa ari hakurino ni DJ Kiki. DJ Kiki yari hano wo muri Beta Studio. Man, I don't know about no kidnapping shit. When it launch a piece. Word up. All right, here's the deal. Hano kurukazi kameze. Japanese industrialist named Jiro Nishi. Nishi Electric. Ati hari umuyapani w'umukire witwa Joy Nushi. Ati umukire bita Nushi ukora ibintu by'amaje nyine afite company z'ibintu by'amashanyarazi za Atari. Nushi niwe tugiye kureba yego n'umukire. Hey baby, richest motherfucker on the Eastern Seaboard. I know he's gonna pay. Umukire Nushi ni umukire cyane. Hey yo Mel, you know he's starting to sound just like a bitch. How you know he gonna pay? How you know he gonna pay? Come on, I got this shit covered. Man, ukavuga ngo bitch mwana ngo turabikora gute. He got millions in cash just laying around his fucking crib. This motherfucker loaded. Cyane tugiye gukora tugiye gushimuta umukobwa wa mukire niturangiza tumubwira azana amafaranga sibyo umukire agira amafaranga menshi. Bagiye gushimuta umwana w'umukire noneho ngo witwa Nushi. Tugaruke hano. Ibirara byacu dusize bije kureba umukire witwa Nushi w'umuyapani ngo ufite amafaranga menshi cyane. Wa mukire nyine ushimuta umwana ukabwira ati azana amafaranga kayita yazana yirukanga cyane niwe baje kureba. Muzee Nushi reka tugutangarize ko amafaranga yose wari ufite yagushiranye. Sasa basore umuntu baje gushimutira umukobwa ngo abaha amafaranga yose ngo yamushiranye ubu yabaye broke nta natana afite hakuno nora bari kumuteza n'ingaru mu nzu ye. You knew the market was bearish. That was a risky move making that move. Ati muzee wari uzi ko ibintu bitameze neza isoko ritameze neza urangije ufata amafaranga uyashora muri iriya filime none dore bitumye ukena. Zira filime zo hanze ziba zenze mu nceri ugasanga umuntu n'umukire wahubuka gatonya filime imukinishije gukenesha gusanga yashoye muri filime nka miliyoni 200 ryingahe n'amafaranga menshi. For my life, I wanted to make a movie, a big. Abuzima bwanjye bwose nifuzaga kuzakinisha filime none dore iramuombeje. Sasa umusaza birabirara bije gushimutira umukobwa ngo abiye amafaranga. Umusaza yakennye na natana afite ngo filime rero ashoyemo amafaranga yamuhombeye none n'inzu ye bagiye kuyigurisha. I understand, Gerald. Cold Spray was a big movie. It was a huge movie. Actually, it was the biggest movie ever made. I guess maybe you shouldn't have directed and starred in it.
sasa ndagira ngo wumve ikibazo kiri kuri iyi filime uyu musaza yakinije ni nka cya kibazo cy'abakinnyi bina ba filime njya mbona ati muze neza nkuko mbikubwiye nta kintu njya mpindura ku ijambo burya muri filime bavuze tu ati muze iriya filime wari ugiye gukinisha ni filime nziza pe ifite n'inkuru nziza ariko ikosa wakoze ni rimwe ni gute wa directinga filime ukanayikinamo gute directinga filime uri bunayikinemo urumva iyo filime itari buguhombere nkuko mbikubwiye sasa reka nsubize inyuma babyumve batazagira ngo wenda ngo mboze ibintu ko bitari gute ukina filime ukanayidirectinga iyo filime urumva ubundi yagurisha iti ntiyakoreho n'umukire yashoye amafaranga muri filime arahomba uretse wumva ukuntu uri kumugira inama muze yakennye burundu ni nk'aba bantu nyine bakora filime nk'izo ngizo bazikinnye bazidirectinze bagize gute bahomba bakavuga ngo buriya ni Rocky ni za filime za Rocky zitumye duhomba za filime nzakomeza ngakora nyine mpaka nyine yari movie nziza igiye gukorwa pe ntabwo wagomba kuyidirectinga ngo unayikinemo nk'uko nyine mbikubwiye murabyumvisha dore na poster wari wakoze iyo filime yawe dore ngiriya muzehe ari kwireba niba wari uri kuri poster iyo filime yitwa Jiro Nishi ni muzehe ibintu bye byose bari kubyimura n'intebe zo mu nzu bagiye kubigurisha filime yamuhombeye muzehe n'intebe turayitwara ntabwo tuyisiga sasa bya bigoryi byacu umuntu bije ngo muzehe fata udufaranga tw'itiki mani amafaranga yo kwishyura limuzine no dore bigoryi biri hakurino wabigiye kujya gushimutira umwana w'umukobwa yakennye mbega niwe kubuza umuntu ngo yari umukire ejo mu gitondo buri muntu wari ufite amafaranga ashobora kubyuka nta n'atanu asigaranye niko isi imeze birebye bavuga ngo nta mafaranga make atagwira nta n'amafaranga menshi adashira niko yabimeze You need it for that sellout bitch again, don't you? Umva ziriya bitch zawe jya uzikontora mani zikakumenyera sasa uyu musore afite ikibazo cy'uko ziriya bitch zimutegeka afite abakobwa birakundana nabo umwe aramutende kundi bambikanye fiancé ariko baramutegeka bamwaka amafaranga bikoreramo nta mafaranga bafite abaguza bagenzi be mbega bamugeze nka nshuti Joseph nawe ameze nimba baramuhaye isombe yitwa igicucu ubwo n'ubwoko bw'inzaratsi bagwa mu isombe nimba nyine amafaranga afite karashika nizo ziza zikadutwara both them bitches if they really do that much shit I say them both their asses what the hell is that limo I can't man iriya limuzini zanye karakana ubundi iri hehe what you mean you can't I can't Cisco I just can't okay how the fuck come you can't dump these two whack ass money grubbing no respect giving gutu dukobwa tutakuba tuzi two gutwara amafaranga utabasha kudukaruma ngo dushyire ku murongo ni bagenzi babo bamuserereza bamubwira uko nyine nka kumwe nanjye mbabwire uwo muntu nari mbabwiye ubu uraho yasamye The idea of those two women not liking me is more than I can stand. I can't stand the idea of anybody not liking me, okay? umva njye none reka mubwize ukuri njye kumva ko abantu banyanze ni ikintu ntajya mbasha kwihanganira sasa uyu musore afite ikibazo impamvu ituma bari abakobwa barika bakamurira amafaranga bakaza bakayatwara bakagira gute ngo ntago yakwihanganira kubona yumva ko abantu bamwanze tunga ibyo bintu biramubabaza sasa iyo utabasha kwakira ikintu ko abantu bakwanga ibyo bintu bituma ukora nabi ukora amafuti ubuhoro ukurongo ugira ubashimishe gusa sasa ibyo bintu bishobora kuguhombya wumva ngo urashaka gushimisha abantu reka niyo mpamvu usanga filime nk'iyi nyirimo ndi kwisekera kuko mba nzi ko amafaranga yanyu nyakenyereyeho mba nzi ko namwe mutankunze reka ndabazi what munkunze se telefone yanjye nimwakabaye muri kohereza akantu so people you murdered in the past 5 years mwumva bantu utekereze ku bantu maze imyaka 5 warishe highly ese urakeka ko baragukunda cyangwa bo mu miryango yabo baragukunda rero ugomba kwakira ko nta muntu ahubwo ugukunda gutukomeza wimvisha ngo ugomba gushimisha abantu ngo abantu bagukunde hari imodoka yaje yakurino allo sheri dore limuzine ngira bacaho kandi dore ngiyo uyu niwe uri kuyihagarika none dore limuzine iri kuza ari kuri telefone ari kuvugana na sheri we kuki amafaranga wari kunyohereza utayohereje n'abakobwa bara mu mwaka amafaranga gusa sasa limuzine yari banyuzeho igiye gufata umwana w'umunyeshuri ku ishuri umwe ari bushimute yasubiye inyuma ufite imodoka yanyu ifite ikibazo ra sasu nta mikino iyi ni limuzine igiye gufata umwana ku ishuri iyi limuzine bagomba kuyigendamo akajya gufata uwo mwana kubera bamushimuta ngo barangiye ikiraka n'uyu murara doniniga ni ka DJ Kiki niko kabarangiye ikiraka bashyira muri limuzine inyuma sawa hari ikindi kintu ushaka ndaza guhamagara nyuma ari kubeshya bagenzi be kugira ngo bumve ko batari bari kumutuka sasa iyi nguyu reba ifoto This is the girl? uyu niwe mukobwa No, it's so mad. oya ni mama wawe wamuginga ntukambaze ubusa umukobwa bagiye gushimuta ka wa muyapani sasa umukobwa bagiye gushimuta ngo bake papa w'amafaranga papa yakinishije filime arahomba filime yarahiye yarayidirectinze yaranayikina ibintu byose Are you gonna go? Yeah. All right, I'll meet you there. I'll see you tonight, all right? bye 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 bye
Kobwa baje gushimuta dore umunyeshuri bigana bite kagahungu ku ishuri baba babeshanya. Deserved and hard-won reputation. Yaje akurino. Come on, stop. Uretse ariko rikiro. Uje nagara umushoferi n'umwicanyi. Nirushimusa. Stop. Nase w'inkoraho. Muraho mabuja. Who are you? Urinde. He actually... No stress usanzwe untwara ari he ntawe uhari. Is this yours? Ibi ni ibyawe? Yego ni ibyanjye. Sora afite discipline mbega nk'umuntu uje gushimuta. Ni ibyanyu mubyeyi ni ibyanyu. Yambaye barafinda style. Mabuja mwinjire. Cyane no stress uko cyari gisanzwe cyintwara kitafunguraga umuryango ye kirasamye. Yazaga. Shiramo hano igikapu. Shiramo hano shashiramo niki. You could get a ride from somebody else. Umva. Ibyo ngibyo bihuri bugutwara. About me. Drive the car. That's what you paid to do. And twara imodoka nicyo bakwishyura gutwara n'igikapu cyanyu kibike. Jugunya hasi. Careful with that case. Mari tondera igikapu cyanyu. Piece of fragile crystal. Harimo amabuye y'agaciro ashobora kumeneka. You be back driving cab. Nuyamena cyangwa uzasubire gutwara taxi voiture wa muginga we. Yes, shiramo hano igikapu. Wari kumenyera no umunyeshuri ntazi ko ari umwicanyi. Abanyeshuri hakunino. Abanyeshuri b'iyi minsi dutunze nawe ndebere ngende umubyeyi buriya ndumurezi. Iyo mbona ibintu abana b'iyi minsi bakora nicyo kintu kimbabaza. Oh, yes sir. Wafunga ikirahure yego nyakubahwa. Sorry about that. Yes, uyu musore n'umwicanyi ariko kubwira abana nk'aba ngo yabicuye nta mikino. Nyagasani. Isi irashaje abana biga muri segonderi. Uretse ariko biretse nawe. Wabaye utarike Eric mabano wamvuyeho. Mabano Eric mfatiranye umuntu hano. Mabano we, mabano Eric. Kwiyamye. Mani mazi igihe. Kwiyamye Eric mabano. Mabano yafatiranye umuntu. Oya parika imodoka hano. Cyamabano kiri mu biki. Ari nyuma. Nta mikino. Sasu ku mutwe wa mabano. Musore nta mikino afite n'umwicanyi. Yesu Kristo sibiki. Biki. Right, he's gonna take his hand off your mouth. Kobwa baramushimuse muzanana. Gilligan here is gonna shoot you. Yeah, I'll play your rap. Ujara kurasa nuza n'imikino ni DJ Kiki. I'll fucking Mani ngende kurasa mani Kiki kumbe ni idage nta nubwo azikurasa. Subira inyuma wa muginga. Muko. I'm really sorry about your boyfriend back there. Wihangane bya boyfriend wawe narashari inyuma. Mani byo ntacyo bivuze mwana. Nase musore disi afite discipline afite n'ukuntu. Right? That's right. So what's up with you guys? You supposed to be the Spice Boys or something? None se mufite ikihe kibazo mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Mbega ni itsinda ry'abaririmbyi habaga naho habaho Spice Girls. Sasa niwe wabwira ati namwe mwagombye kuba muri nka Spice Boys. Professor, put the cuffs on him. Kobwa. Skipper, Professor, take care of that mess in the back seat. Oh, so you must be the millionaire. Pretty soon. Wagobye kuri miliyoneri vuba bidatinze n'ubundi ndabandi miliyoneri. Baza gukora murambo wa cyacana. Mukosoma ibyanditse hano. Soma. Father. Papa, soma wa kigoryi buritse kiki. Father, I abduct. I am fine. Papa. It says abduct. Sasa ndagera kurikira filime. Ibigoryi umuntu wanditse rino tangazo menya tari yize kibura mwaka. Papa, nabakugira ngo yandike ngo nashimuswe. Papa gushimuta. Ibaza ariko papa gushimuta aho kugira ngo yandike ati papa nashimuswe handitse gushimuta. Abducted. Wese bakosoma ko washimuswe. I've been abducted. Papa nashimuswe natwawe. Right now, but I may not be for boring. If you do not pay the son of $1 million. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amadururu. Duruzi ubundi ibyo ntago bibaho. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi. Luring the son of $1 million. What? That's what it says. Niko handitse. And the sum of $1 million. You know. Handitse dollars nagari duruzi. Read this. That's what I'm doing. Gende kuvuga ibyanditse wamwe ngo nsome ibyanditse. None bigerageza ushyire mu nyurabwenge uvuge n'ibyo tutanditse. That's really fragile. Mana yari mu ngo ibintu byoroshye reka tubirinde. Umusore afite discipline. Fata umurambo wundi wa cyacana barashe cyamabano banagamo hano. For long, if you do not pay the sum of $1 million, you will never see me alive again. These men mean businesses. Ati papa uramutse rwose utatanze amafaranga ngo bano bagabo bandekure miliyoni imwe y'amadolari. Sasa umukobwa atangiye gushyira mu nyurabwenge ze. Bano bagabo umenye ko barakaye kandi bakomeje bari muri businesses. Ijambo ritabaho. Bari muri businesses ibaza ariko icyo cyongereza. Who wrote this? Ase ibintu nindo byanditse. Ngo bano bagabo bo bari mu kazi kose bari muri businesses. Niyo barimo. Iryo jambo ndi ntago ribaho.
Crunch! What? Kigwaryo iki DJ iki niwe wabyanditse nta wundi waba wabyanditse. I think he's pissed about the note. Man menye bakuraka rero wabyanditse. Businesses, that's what it says. You told me. Numva ngiye wambwiye ngo nsome ibyanditse nimba nsomye businesses niko mwanditse. Business bayishyize mu bwinshi. Read the note. You never said to improv it. Oh, improv. What are you, Meryl fucking Streep? Okay, improv the note. These sexually frustrated, degenerate... Bano bajinga rero bameze nkaho bafite kushaka kumfata ku ngufu. Don't Kigwaryo wivuga ibyo bintu, vuga ibyo tukubwiye. Give me a fucking pen. Zana urwandiko nkandikira ibyo kavuga kano kana. Zana bike, uyabyiyandikira kino cyari cyanditse cya DJ kiki ntago kizi kwandika. Menye cyaragarukiye nko mu wa kabiri primaire. Cyamu kibura mwaka. Soma hano. Read. Soma, read. Dad been kidnapped, send 1 million or I'm dead. Papa nashimuswe ohereza miliyoni y'amadolari cyangwa mpfi. Simple, ntabyo kwandika ibintu byinshi. Perfect. Byiza cyane. Bagashyira mu modoka kagoryi. Nakenyeshuri papa wako numukire. Tell my player, here go the scenario. So Chantal is cool, you take homegirl here, you know, and put her in storage at your place. Umvura bizi wa mukobwa wundi ugitendeka witwa Chantal, wibuke ko atari mu rugo, uyu mukobwa twashimusa ugiye kugenda umubiki wawe. Sasa uyu musore disquare muri iyi kuru yaba barara ari we witonda ni Mare. Baramufatirana. Umukobwa bashimusa bese umuhanga bari umujyana mu rugo. Uyu mukobwa twashimuse mujyani wawe muri rwa rugo rwa mukobwa mukundana uheheta witwa Chantal, uhamubike kuko Chantal ntawo hari. Iri limousine se tuyikorera iki? Sawa reka tugende tuyitware. What's your name? Limubwo ni limousine nyene. Shut up. Look, don't fuck this up. I gotta get home and jerk off, alright? Can you, ride? Yes, I can fucking drive. Baza kuri limousine bayitware, babaze gushimuta. Katorori, tugaruke muri ya midugudu. Waje hano. Hi, honey. Bite honey, kumbe wa mukobwa wibuke yatumiye ababyeyi be nikaga karashika. Hi, Dad. How are you? Bite papa. So how was your train ride down? The train ride was fine. It's the cab ride over I could have lived without. Baje kuri no mu rugo. Turkish idiot who barely spoke one word of English. He drops us off at that schmuck next door's house. Mujinga watuzanye nta cyongereza ziyabanje kutujyana ahantu tutaza duparika ku miryango itari yaha. Nawe inzoga uya. Uze ntago yemerewe kunywa inzoga. Yeah. Now I'm not criticizing you or Mama sindi kukuvuga nabi wenda. Ariko it's just that Mama urabona? Maybe you should Mama dress your age. Cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. I mean, look at the over there. You got him dressed like a villain. Reba ngabapwanje bayambaye nk'iki nka kitebande cyo muri filime nawe cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. Dress exactly the way we feel. Come on, look at mwana wanjye ngiye nambara bijyanye n'ukuntu niyumva musasa hari igihe umubyeyi ashobora kwambara agatera umwana w'isoni. Ibaza umwana w'umukobwa nk'uyungere kubwira mama wagiye wambara imyenda ingona nawe. Baba byeyi usanga n'umuntu w'umubyeyi afite abana bakuru yambaye mini yambaye ibintu by'amafuti biraho ngo ubwo ni umusirimu cyane. Hari igihe umwana nawe bimutera isoni umukobwa nawe ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ijyanye n'imyaka yawe kweri. Bizikora umubyeyi ugatera umwana wawe isoni rero wakabwiye umwana ati mwana wagiye wambara wikwiza. Babyeyi nimwe narindi kubwira kuko impamvu mbi babwira nuko nanjye ndi umubyeyi nkamwe. Are you okay? Meze neza kaga kobwa yashimuse yakazanye hano. Yigo. Yaje ukereka ya filime ya King Kong yatiye muri Sunlight ataratirura. Imwe irwa amamagana ngatirure. Sasa dore nyiri nzaraje. Hey Melvin. And do you know what I found? Melvin urabizi? Or should I say do you know what I didn't find? Chantal, I wasn't able to. Melvin, Chantal. I'm really starting to dislike you. Marvin nje nangiye no kukwanga kandi amafaranga nago nayabonye. Fine mama. Uretse amafaranga wanyemereye ari he sasa afite dukobwa turya abarezi bitewe n'ukuntu disa baciye bugufi turamufatirana. Ngakura mbega kwa nshuti Joseph. Bamushimuse bamufunze n'umunwa. Tugaruke yakurino. Bimeze bite bashimusa umuntu barashaka inoti. Kadije kaje kwestara ibyuma hakuno ngende istara mfite studio ya danje karistara kumbe studio na mafuti aristara. My phone is plugged into here. Now this motherfucking trace buster is gonna keep that motherfucker from trace. Urabona ino trace buster iyo tuyicometse tugahamagara abari abandi trace buster yabo iti yabituritsi yacu turitsi yabo. Za trace buster urabona umuntu muri kuvugana kuri telefone agashaka kuba ya kura nyine amenya ahantu herereye tracking amenyura hagana hehe. Ira trace buster icyo cyuma kiba kigiye gukurura iyi ngiyi tigitwika nyine yitigituritsa. Fucker try to bust your trace with a trace buster. Niyo bafite trace buster yabo igomba guturitsa yacu kugira ngo badukurure. Iyi yacu ifite imbaraga zikongera igaturitsa yabo bafite trace buster igaturitsa iyo trace buster mada ntuza. Kuri kiri kuvuga cyadiye iki kikongera ijambo mada fa right chimikana play motherfucker yo wabonye no cometse indi mada nago narengaho ngerega ndiyubashye ndi VIP siko mpumura ako nino
umukobwa bashimuse papa w'umukobwa agiye kwiyahura yakennye atariyahura telefone irasona wa musaza bita Nishi filime yamuhombeje arashaka kwiyahura filime yarayikinnye yaranayakitinga Hello Nishi you don't know me but you may want to hear ariko urashaka kumva ibi papa icyo bari kuvuga ni businesses amafuti abumvisha record itari gwiki subiza inyuma bano bajinga ubusambanyi barashaka kumfata ku ngufu buretse muzereka tukumvisha ibintu byanyabyo buretse asubiza inyuma record alright now you listen to this buretse wumva tooth polish hemorrhoid cream hano buruso bw'amenyo mwabigorye mwe muri kunesha umwanya sasa bamuhamagaye batarashiraho yamajwe umukobwa yavuze nyuma yarajijisha that motherfucker had another hops man yimada ntuzirangubye man niga uzaje kwiyahura yakinnye agiye kwiyahura abayapani nibo bantu bambere badatinya kwiyahura nicyo kintu badatinya tariyahura telefone irasona muzeni papa w'akagakobwa ibaze yiyahuye bashimusa umukobwa ninde wabaha amafaranga nubundi nubu ntayo afite yakinnye niyo mpamvu ashaka no kwiyahura uzavayo allo subiza inyuma Dad been kidnapped, send 1 million or I'm papa nashimuswe kohereza miliyoni imwe y'idolari cyangwa banyice who is this uyu ninde worry about who this is we have your daughter icyo turi cyo ntago kikureba dufite umukobwa wawe she okay she's fine right now but if we don't get that money she won't be you know what I'm saying umukobwa muri kano kanya ameze neza ariko rutabona amafaranga ntago ari buze kuba kimeze neza I go bankrupt ntakenye na natanu mfite fuck with us mister or we'll send your daughter back to a little fuck umva tugiye kohereza umukobwa wari uducece ashyiraho blackbuster kugira ngo akure bari abantu bamuhamagaye barahaganaye n'amasura yabo azi I understand ndabyumva I'll let you know when the drop goes down and no cops alright ejo saa yine nzaguhamagara z'amanywa nta bapolisi uzazana mite nkubwira ahantu uzana amafaranga trace this call because it won't do you no good baramukupa now that's how you do shit nikuri abakora akazi kuno bakora akazi kazi kose tugiye kuba abakire tugiye guhanga usimamagare polisi gute nahamagara se ubundi polisi You was a bad abantu urarenze mani bad yo mwana kuri abakora akazi kose miliyoni turayikinyiriro I trace you buster abajinga ndabakuriye biranga bafite trace buster iyo baza kuba badafite trace buster uyu musaza bamenye aho bari sasa tugaruke kuri uyu ni boss wa babasore bawundi twabonye ubahemba wa musore uyu ni boss wa babasore babicanye allo genki kai umeze ute nshuti ya kera umeze neza Judy no koto itororuka ngejo saa yine bazaguhamagara sasa ndagira ngo ukurikire filime babasore babicanye uko ari bane bagiye gushimuta umuntu boss atabatumye ngo bamushimute ubundi ni umuboss usanzwe batuma kwica none uyu mubosi umuhamagaye mu mafoto afite imbere ye harimo ari kumwe na wa musaza Nishi bashimutiye umukobwa ndetse na wa mukobwa bashimusa arimo sasa bashobora kuba bashimusa umwana w'inshuti y'uyu mugabo we tuza nugira ikibazo ari kuvuga ikiyapani by'inyendaro iyo nyana y'imbwa yashimusa umwana agomba gupfa dore bano icyo batazi bashimusa umwana wa Nishi kandi Nishi ni inshuti ya bosi wabo bosi ubahemba binjije mu bwicanyi ejo tuzayikinyiro $1 million yo telefone in the house get your ass down to my office zana kabuno kawe none muri office wa mujinga we bashimusa umwana boss atabatumye none umwana bashimusa n'umwana w'inshuti ya boss wabo some emergency shit don't do jack till I get back yo boss aramamagaye man ntugire ikintu ukora ntugire umuntu wamagara ntaraza do shit till I get back ndaje boss aramamagaye mwana bashimusa umuntu kumwe witerera karaka ku ruhande ukavuga ati akazi ka boss nakaretse reka hano I'm really sorry Melvin Mbare Melvin I mean it's nice to finally meet you gusa ni byiza bwa nyuma nanyuma guhura nawe German Irish fella and I hope you won't take it. Umudage ku muyahudi sasa waba bakobwa n'abadage uyu musore no muyahudi abadage n'abayahudi muzi beef bagirana nyine itireri beef y'intambara ziza kabiri murazizi beef nyine y'abayahudi n'abadage sasa uyu mukobwa n'abadage niyo mpamvu bangu uyu musore no muyahudi murabizi When I say what are you both out of your mind ubundi nkawe wa mukobwa reka ngubaza ubundi mwagiye gukundana muri ibi korye mwari mwasoze gute umudage akundana n'umuyahudi We know what we're doing. Mama ibyo twakoraga twari tubizi. Kill your father, that's what you're doing. Ibi bintu papa yawe nabyumva mukobwa biraza kumwica namenye ko uri umudage ukaba warakundanye n'umuyahudi. Marriage you two, a Catholic and a Jew? God forbid.
tu nanamucira. Gonna put your father in an early grave. Papa ugiye kutuma ajya mu gituro cye hakiri kare wa mukobwa we. And you, what is this doing to your parents? Ubundi we nkawe ababyeyi bawe bino bintu babyakira gute? Kubi wababyeyi bari abayahudi ukaza gukunda umudage babyumva gute? Well, actually they're both dead. Bose barapfuye. Do you say? Oh, Ma, they were dead before we even met. Mwana wanjye wabyumvishe ka bakimara kumenya ko mukundana bahise bapfuye mama. Ababyeyi be bapfuye mbere yuko muhura n'uyu musore ntago ari njye wabishe. Mama yarasaze. This isn't about Daddy. Ibi si ibya papa. It's about you. Mama ibi ni ibyawe niwe bibabaje cyane ntago ari papa. Prejudice. Yeah. Mama kandi uri ba abantu bafata imyanzuro mbega bahubutse nta n'ikintu kizima bashingiyeho. Prejudice. Nikomeza mwana njye no kumbwiye ngo mfata imyanzuro mubutse nyene nta kintu kizima mfatiyo nabyeme nta bimenyetso nta kintu. Yeah, I'll have. Yego nikomeza. Lady, there is not one prejudice bone in my body. Not prejudiced. Ha! If I want to marry Goyam, I'll marry Goyam. Over my dead body, If I want to, I'll marry a black man. Mama njye ngomba gushyingirwa n'umuntu nshaka. Nimba nshaka gushyingirwa n'umwirabura. Gashyingirwa n'umwirabura. Mwana wanjye keretse napfuye ntago washyingirwa n'umuntu nashaka. Nakwiyamye. Nagashinze nako gaco muzeyi yiberi hano n'umunyamahoro. Aberetse umukobwa na nyina bagatongana bimubwiye iki? Just want to apologize. Muze nanje gusaba imbabazi. I'll take them to temple tomorrow. Ejo nzabajyana ku rusengero dusenge bari abihorere. Mr. Shulman? Mort. Sorry, Mort. Nyakwa Mort. How your wife feels about me and Pam. I just wanted you to know that I would never try to marry her without your blessing. Muze rwose reka nkubwire impamvu ngiye naguhamagaye hano. Kuzane na mama wawe n'umugore wawe. Ntago nagomba gukora ubukwe n'umukobwa wawe ntabatumiye rwose ngo muduhe umugisha niyo mpamvu nabikoze. Sasa umusore nubwo ari umwicanyi disi yifitiye discipline n'umwana mwiza. Nuko nyine akazi kose kaba ari akazi ariko ubundi ntago ari umwana mubi. Yes, sir. Mervin we yego nyakubaho. Could you get me a shot of that rum? Wampaye kuri iriya nguvu nabonye ubitse mu kabati nk'inkwera. Muze sasa kumubwira ngo iby'umukobwa wamutwara utamutwara wagira ute ntago bimureba icyo ashaka ni inzoga iriya nguvu wampaye ngasomaho atangira kumira amazi amira amazi dudu nguvu uyaza kumusukira n'umusinzi aza gusukira sebukwe yewega umusaraza nguvu uze yakira umwe mu rugero yewana oya umugabo ntago yemereye kunywa inzoga avayo oya uzagiye kumira inama bamumenera nguvu 100 bullet. Why? What's muze wacu ntago bagomba kunywa inzoga habe na rimwe. It's not so bad. It's not so bad. Inama imwe ntago yari mbi cyane. Zehe tugaruke hano muri iryo joro. Hakurino boss yamuhamagaye avayo zano bakozi bose bacicitse batuje boss yarakaye ndagira ngo mva amagambo kivayo. Yo boss, what's going on? Yo boss ni bice bijya mbere. Shut up. Funga umunwa icara. boss Even for those who live outside the law, it is commonly understood that there are certain guidelines, certain rules. Ndagira ngo mva amagambo ati ikintu cya mbere ngira ngo ngubwire nabari abadakurikiza amategeko ya leta. Umva amagambo ya boss nabo babaho bazi ko ari amategeko amwe namwe baba bagomba kubaha. Byandi bavuga ati n'umusaza arasara gatinya nyina. Must be observed. Hari amategeko bagomba kurindwa is anarchy. Naho nanone iyo batari gukora ibyo ngibyo ngo bakurikize amategeko icyo gihe bisa nkaho bari gukora icyitwa anarchy cyangwa se kwa kundi umuntu usanga yiyobora yarishyiriyeho amategeko yitu ari byo barimo biyobora sibyo. Nimba abantu batangiye kudakurikiza amategeko ubwo barishyiriyeho yabo bakurikiza tu. I hear you, boss. Ndakumva boss. On a serious business here, the business of making money. This business is based on trust. Ati ashobora kuba ari umuntu muri twebwe washatse kwikora ka business ke ku ruhande akaba yakoze business mbi cyane yayobye mu yandi magambo. Loyalty. Business sangaho yakwangiza icyizere nari mufite cyangwa se ubunyangamugayo ukuntu twe tubanye. Paris. That's all we've got. That's it, baby. It's all about love. None se boss ibyo uri kuvuga ni byerekeranye n'urukundo mwana mbwira bimeze bite boss nimba kiba cyangoye ibiki. The rules are broken in the house of Paris. Sasa mu boss yitwa Paris. Hari amategeko barenze mu nyubako ya Paris. Sasa yitwa Paris abayumva nyine amategeko yashyizeho nta muntu wayarengaho. Mu nyubako yanjye Paris amategeko bayarenzeho. The machine breaks down.
iyo amategeko arezwe mu nyubako ya Paris ni imashini zirekeraho gukora zose zihita zipfa. Uwo ni Paris uri kwivuga. Discipline must be enforced. Ati discipline mu nyubako yanjye Paris ni ikintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga. Umva amagambo, discipline nicyo kintu cy'ingenzi ngomba gushyira imbere. Order must be restored. Nanone amategeko basanga nkaho barenza bagomba gushyirwa mu ngira abantu bakayagendera bakayubaha bakaba bayashyira mu bikorwa. Uranyumva neza? In my house, mu nzu yanjye there has been a transgression. Habayeho kurengera. Authorized kidnapping in my house. Who could be that stupid? Ati hari umuntu warengereye arashimuta. Ninde waba ikigoryi cyo gushimuta uwo muntu boss? Gets worse. In this particular case, the transgression is personal. In this case, the kidnappee happens to be my goddaughter. Ndagira ngo mve amagambo sasa. Ati habayeho kurengera abantu, hari abantu bashimuse mu nyubako yanjye. Ati kandi umuntu washimuse we yashimuse kidnappee nuba yashimuswe. Kidnappee ni umwana nabyaye muri batisimu. Ni gute bashimuse umwana nabyaye muri batisimu? Sasa ingweza byumva niwe bamushimuse na bagenzi be. Oh boss bishoboka bite mwana? No. Yabiri babashe boss we. Some less than senseless thing has decided to come to my house and kidnap my goddaughter, and I am... Nako mbyibishe ku muntu yarengera akarenga ku mategeko akamenyera akaza mu rugo iwanjye agashimuta umwana nabyaye muri batisimu. I am searching for a motherfucker stupid enough to fuck with me. Ndi gushaka icyo kinyendaro cyangwa se uwo mu madantuza wabashe kuba yagira imbaraga zijya gushimuta umwana wanjye. N'uyu wabikoze? Nyine. Yo boss, what's this got to do with me? None se boss, kuki ibyo byose ubundi uri kubimbwira ubundi? Nimba bamushimusa ubundi ibyo bihuriye he nanjye? Kuki ubundi uri kubimbwira boss? Anadedimangamo. I want to know what you would do to that son of a jackal. Impamvu nguhamagaye mbwira abaye ari weho bashimutiye umwana wabyaye muri batisimu wakorera iki iyo nyana y'imbwa? Ni nko washimuta Brian nabyaye muri batisimu sha. Ejo bundi nabyaye umwana bita Brian muri batisimu wamushimuta rero rebero hakurino wakorera iki nyana y'imbwa yabashimusa umwana wabyaye muri batisimu? Umwana wa Knowless wo mu mujyi ucuruza imyenda kandi umwe w'umuhanzi ubwo ari iyizi nyine muramuzi nakabo mu mujyi mugura imyenda. Namubyaye muri batisimu wamushimuta nanjye reka mbereke ikintu namukorera. To someone who decided to fuck with you. Niki wakorera umuntu watinyutse kuza kukumenyera ariko burya bavugamo kukumenyera waje akagukoramo akazi. Mu yandi magambo nkurumva icyo mvuga abantu banjye sibyo? Nyine. Got some caps. Namushkonye gusa boss. Yes. Give this man a gold star. Uyu musore atangiye neza rwose. It is you. Taramubwira telefone. Boss arayimena. It is you. Ni weho. I'm putting in charge of this. Kiye gushyira mu buyobozi bwo gukurikirana abantu banshimutiye umwana nabyaye muri batisimu. Who must go forth? Ugomba kujya imbere. These motherfuckers to me. Izo mbwa zinzanira. Ariko ubwo baba bise ba madanuza banuza nuko ngiye mba napfushije. Hano ari kureba filime batiye muri Sunlight bataratirura. Just take the money and go to LA where people like us belong. Reka dufata amafaranga twigire muri Los Angeles bari tujya gutura. Kano gakobwa gakundana na Mary. Tugaruke kuwa gatandatu. Bwarakeye bwaho. Bimeze bite? Kuwa gatandatu usanga muri hakuno no muri bipangu abantu benshi batagiye ku kazi. Ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo. Bakaza gukupa ibyatsi nta bakozi bagira. Ba boss no babyikorera. Bakaza gukupa ibyatsi bakagira ibyo bakora byose nibo babyikorera. Umukozi yari abahumura ntago babona yo muhaye. Tugaruke hakurino. Chantal, what the hell are you doing here? Kirano bamuzana ifata umukobwa wawe. Before I say goodbye. Goodbye, you punk ass bitch. Wa bitch ya gatafari ninguzaniye umukobwa rero asizi wanje na wa murambo uri mu mifuka byose ugumana ibyawe. Uyu yinjiza kagakobwa. Mwaramutse muze kubyuka. Sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa nago kamukunda. Ka Chantal. Kajyana n'undi musore. Bacaho. Muze yazana mu gitondo afata icupa ryaji iyo kwa Nyirangarama agashya. Nge niko bakita nago mba nzi ibintu by'amaji rero mba nzi iby'amafanta.
sasa dore umugore dore sheri wa Mary arafungura reka asanga harimo umurambo yazana agakobwa gashyira hano agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo kandi mu rugo hariyo sebukwe na nyirabukwe uyeri gufungura n'igifuka rebe reka asanga harimo umurambo w'umuntu buretse mayira yifuma yibugati mayicapati buretse What? Yeah, Cisco went hunting the other day and he bagged a deer. Cisco yaravuye yako navuye guhiga ahitanzanira kano kanyamaswa kuko ari vegetarian nagari kinyama nyine genda uzijugunye wana ziri kunuka kucyaguye inyama zinuka avuye guhiga yisha inyamaswa yarayimuzaniye kano gafungura hano ni kakagoryi kakanda kiga muri segonderi uzana imyanda kureba puberi ruzuye imifuka yisigaho sasa yukorera mu idirishya bona kakagoryi kacitse kandi mu nzu harimo umugore we sebukwe na nyirabukwe avuye ukora ikiwe caho utazandaburiza umugore yaje caho bahita muza ati mugabo ukora iki babeshye ko ari umugabo nyine ukora uhora muri banki ya ntuza haranuka mvuye kwiherera mvuye gukora ibikomeye Kaboy muri karitsiye ase Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka kuri abona Kaboy yashwanye gushira umufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje azaro Kaboy vayo Kaboy reka ariko ndabyanze sura musore kugeze sinzi ikibazo afite mbona bwanuka buretse Kaboy umukobwa sohoka yereka aza kubitana na nyiri urugo sohoka yaramubona tandaburiza utica umuti yabwiye ko akora muri banki arinya akora ku karere nako arakinga ninde winjiye hano ahingukira ariko ninde winjiyemo hano katano wakagoryi utazarabura ariko umugore we Now I'm hearing things. ase kunaciye hari ikintu numvishe bigenze bite ceceka wakagoryi bagashyira modoka agakubita umuryango ku mutwe Garukano, hello! Hello! Jude! Understandable you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva, ndakeka ntabwo ndikongera kukwibwira ngo amagende muri Sunlight. Ntabwo uzi impamvu ndi kuguhamagara. Ari June bamukodesheje filime ntabwo barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives. Ati ibuka ukuntu waje gutiye iyo filime umbwira. Abakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Abakobwa kiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka. Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Marvin Smiley ubwo namaze kumanika nka karyamyenda sasa mu videoteke nkari yahambaye. Iyo bayije video filime yabo barakumanika. Filime hari ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwe mwa muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemereye kureba nkuko mwe muri kuzireba hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza Surprises. What surprise? Tell me. Well, I was sheri ndi gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzebazi ko ari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga abona yambwa Hey, can you excuse me for 1 second? mwe muretse ariko isegonda rimwe Kaboy nkwiyame Kaboy Ciao wa mujinga we uri umuturage little man. umva uri umusore w'ikigoryi sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka irimo umukobwa bashimuse dore sebukwe na nyirabukwe ngo n'umugore we baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse reka bagere ku rusengero basanga harimo umukobwa washimuswe babwira ati nashimuswe nibwo abona ko filime igiye kurya bamaze kugenda yibana reka ndebe icyo nkora yazanye za nyama hano kumbe dore imodoka ngiyagarukira mu nzira itaragera kure apfuye You're back. muragarutse Daddy had to make a pit stop. papa wanjye arashaka kujya kwirira nanjye nari nibagiwe agakapu Have to make a pit stop, Mr. Shulman? No, I'm fine. we nta kintu ushaka gukora njye meze neza aragira ngo uyu mukecuru ave mu modoka I'm fine. ntabwo ushaka mu modoka yameze neza I'm sure. meze uri shuwa ndi shuwa I forgot. I ahubwo siko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka korera uringiti kumbe ari umukobwa You better get it out. saa niba babitsemo ikintu gikuremo vuba byihuse uyu mukecuru ushafite imico mibi It's his thing. Come on. ibyo ni ibiki byo ni ibintu bye mubireke muze tugende uno mukecuru kumbe dore amaguru Where? tugaruke hano sasa bwarakeye sasa uyu nguyu afite ikibazo This? sasa uyu ni DJ Kiki rwa rugo rujya kugenda rwasira umubwiye ati ntuhamagare ntiyongere sasa saa yine zirageze kandi saa yine zose bari bahaye wa musaza nishiba mubwira turaza guhamagara tukubwira uzana amafaranga sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanire amafaranga kuri telefone Shit, this where the fuck are you? mwana ariko ubundi umuginga ariko ataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki Kikanombe uyu yari anafite ubwoba ubwo boss yambwiye atuwe turanagumana nta hantu ujya niwe nkize ku kirego umenye ninde washimusa umwana wanjye kandi niwe wari ubiri inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be
ntuhamagare DJ Kiki, ntuhamagare. Dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicanyi w'umugezi wa nabi. Umwana yibyariye muri Batisi musha. Maze ukuntu bituvuna kubyara muri Batisi mu bundi pari. Baza yo Trace Buster. Ibasting izindi Buster zose bivuze norongo umuntu uri buze kuba yabahamagara barahita bakurura ahantu ari. Mbega DJ Kiki yagize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya ahantu ari. Yo musaza meze bite? Yo reba ukuntu agenda ariko pick the chick up and keep her here in my crib. Urashaka kuzana umukobwa ngo umubike iwanjye sasa ngo urashaka gufata kakobwa akajya gukabika ku rugo rwa yanshutiye. Yeah, cool. Shaka kazana no yego. Ubona ni nyuma y'isaha. Bini mugenzi we ni mushuti we. Ewana. Ako. Iri baba kumbona ritari kujya kumbe ni rwa Jarike. Iri baba kumbona ritari kujya neza ewana. Yaje uganagura umusore n'umwana mwiza. Are you okay? Meze neza. Yego. I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. Yewe ukuraho kantu kari ku muntu wari kunseseranye gutari busakuze. Yivugira yitonze ariko no mwicenye bigeze mu kazi. Mbega ni nk'umuntu wahura na kimomo hanze y'akazi. Niwe miseke igoroye mujya mwumva. Simvugana no gubundi nge mvugana n'abantu. Tuvugana n'Imana gusa turi gusenga. Akazana hakuri no kwiherera. Aritonda ariko yari mu kazi ni byose. Need a little help. Ndashaka ubufasha. Aramufungurira. I need help with my underwear. Hari kariso nambariyeho kamanura nyine kugira mbashe kwiherera. Ntuntera umwaka ariko ntumagire ntabwo nkumagira. Uyava yazakora ino. Kakaguri yashimuse. Ni Mark Wahlberg, mwibuke muri Shuta, mwibuke muri ya filime yindi. Hari n'indi y'ubushize yakinnye. Hari n'indi murazibuka zose. Good. Narangije kugira gute nibyoroshye cyane ibikomeye toka Satani. Hingo Kristo. Like a kidnapper. Ntago usa nk'umushimusi. I'm usually not. Ntago flashing asara flashing amanura amazi. Technically you could call me a hitman. Usanzwe ntago ndi umurushimusi wanyita hitman abari umwicanyi. Oh, of course I make a killing. Nyine ngiye ubundi nica abantu. Umusore ukuntu bavuga bagira ngo ni nka brag naga bakomeje. Ubusanzwe ngiye ntago nshimuta, ubusanzwe ngiye ndi hitman umwicanyi, ubusanzwe ndi umwicanyi. Ngiye nikorera kwica abantu. Uretse mvuko ariko bivuga wagira ngo Really? A hitman? Not pay well? Oh, of course I make a killing. None se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose. None se urumva ntica. Nyine uburyo umusore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu. So hungry I could eat. Ndashonje pe ntago nigeze nicyo. Never eat a horse. Well, just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook it for you. Urashaka iki ngutegurire nk'uduki mwaba murya mubyeyi. Yeah. Umusore n'umwicanyi ariko avuga neza shawe. Ngiye nikorera akazi ko kwica abantu. Nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse. Wagira ngo nta kosa akora. Akazi kombi n'akazi ubundi. Mugingo ujye mbwira ngo akazi kombi n'akazi roki. Nkambwira ndose sibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe. Ngo nyine akazi kose n'akazi. That was kind of your girlfriend. Shize nambwira ati ese ibyo bintu uvuga ni ibikingo kunyorosha nyine no gucabiranya. Byose nyine ubusobanuro bwa ntago wabusobanutse. Yo man ngiye kugaragaza ko nanjye ndenze mani nka DJ Kiki nanjye reka mpamagare. Ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni. Dore ngarashaka guhamagara hamagaye bahita bamukura bakamenya ahantu ari. Ngiye guhamagara ariko nanjye uramuniga atazanca amazi nkaho ngiye nakora akazi. Biri kuvuga ntuhamagare mbabura ntuhamagare DJ Kiki yarishimye Kiki naga gihamagaye ashyiraho intore wana byarangiye. Nyine urabona nk'ubu ngubu rwa DJ Kiki rudahamagaye yaba afite amahirwe yo kwemenya kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashobora no kwita bagenda bakamurekura akasubirayo boss akarekeraho kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze uyu boss ni boss wabo urabizi nimba umwicenye hejuru barundi ukurinze wishe imbere yawe anywe intore telefone yarasonnye n'itabi riramucika araribogora ndapfuye kigoryi kirahamagaye cya Kiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabuhariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye n'isura ye barayibona. Hello? Mr. Nyakwanisha $1 million cash in a plastic garbage bag.
Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu ugiye gukora ugiye kuzana miliyoni imwe uyizanuye naga ahantu bamena puberi. Then Mr. arahamurangira neza ku kimoteri. Kumbera buri masegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira. Marco lied. Aho hantu ndangiye Kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza. Nakupa kiguriye kupa bari kumutinza kugira ngo lied. Abantu uvuze nago mumvishe. My trailers nyine urabona uzamutse ukarenga santere. God damn it. Amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire ku mutracinga bamukure amenyereye. Nyine kigoryi cyakubye rwadico kikirwatinze gukupa amasegonda asigaye ngo barukurure bamenye aho ruri. Nyine amasegonda aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na adresse ze naho atuye. McBride Trail. McBride Trail nahamenye bamukuruye. Rwa DJ kibyiza mwana muzana inote nge ndinaniga. Reka bayazane tuyakenyerereho. Uyu bwoba buramwica. Mumubone tujye kurya muze tugire iri kubashubura ngo bagende niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma katorori. Bavayo bagiye kurara rwa DJ kiki. It's your life. You have to take some responsibility. Ubundi nyine ugomba kugira inshingano nyine. I do, it's never really good enough. Inshingano mazifite ariko ntibicamo. It's starting to make me miserable. Ngiye bituma numva nsa nk'ubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore yifitiye ikibazo. Abakobwa impamvu aborohira icyo musambye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute. Nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye iyo umuntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mukaya ninyibuka umuntu n'uburwayi nyine ugasanga umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanza ubundi nabyo byiza. Can't blame Chantal and Pam for taking advantage of you. You make it. Impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na 5. All I want them to do is be happy. Je kintu mba nifuza no kugira ngo abo bakobwa bishima bunga bo tuba dukundana. Stand the idea that I'm not liking me anymore. Ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze iyo abantu banyanze birambabaza. Rero bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange. Wabona hari umusore kureba iyi film umeze gutya. Share ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka Jean Marie Mikorogeni. I mean, you might suffer from a borderline personality disorder. Sasa rero wa musore we nkurikije icyo kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe. Sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze. Hari igihe umuntu abasa nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara. Ngakire. Wa mukobwa ufite ubwenge urabizi? Hakurino. Dororori hakurino uri kureba yewana bayazane tuyarye. Kureba hip hop. Uri kureba mirabyo de Warren. Ghetto boy. Abayazane niga. Ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye. Ibipimo ku mutwe we. Beno ruji. Shimusumwana w'ingaga hari maze sose barapfa mu mugeroti ciki. Shimusumwana wamubyaye muri batisima arahumura. Uyu yaje ahita mukubita kugira ngo atagira n'icyo avuga. Person you. Where's the girl? Umukobwa ari mwashimusa umukobwa ari cyahise kimukubita ingumi kiritangura ngwe. She's at ingumi Don't get cute, that's not bad. Ndakubaza. I've been sent here by my boss. Jana hirya. Boss wanjye mwamushimutiye umwana yabyaye muri batisima. Sasa umukobwa mwashimusa ari kimwigeze ryo batumva. You all happen to be kidnapping to find her. Now if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Fuga Marvin. He is. Fuga Mary. Ninde wagutumye Fuga Marvin. Ninde wagutumye ngo amaze gushimuta umwana? Fuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin. Wumva ikigoryi. Nicyo cyazanye igitekerezo. None kiri kongoreye. Fuga kari Marvin. Cyoya. Ninde wagutumye gushimuta umuntu? Fuga kari Marvin. Buvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma? Marvin. Yesu Kristo we. Smiley? Marvin Smiley ni ubiri inyuma bintu byose. Marvin Smiley is Mbega ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my God. Mana yanjye. What world? Ibi ni ibiki? Bega si. The humanity. Bega ubumuntu. The betrayal. Bega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari nk'umuvandimwe kuri njye. Bega. Urabizi? Fata umusore ndaga ku ruhande kugira bitanagaragara ko nawe bifite murare kure y'icyuma
yica DJ Kiki bitanagaragara ko ari we, bitanagaragara ko abifitemo uruhare, byibura kuko bimenyekanye. Uyu musore DJ Kiki kimwisha maze kuvuga ko ari Marvin wabiteye. Marvin ni wa musore witonda wacu, dore ngo barabimugereka wimigeretso ni mugenzi we, bari muri groupe imwe y'abicanyi nkuko mva groupe y'abaririmbyi. Ipfa utanduranije cyane Kiki, ipfa karapfa. Beta studio tuzareba undi tuyishyiramo pfa. Bano bareba pega. All right, no more Mr. Nice Guy. Nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwica DJ Kiki, nako tujye kwica nguwo. Marvin, I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Narimbizi rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga, ariko sinari ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramumugara avuga ati Marvin koko nari ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Marvin. Poor things they do to my little girl. Kobwa kangiye gato, murebe ko ntacyo bagakoze. Baje no guteka. Sasa umusore wibuke ari gutekera ababyeyi b'umukobwa akundana nabo, ari kubatekera iwana, reka nteke ndebe ko data bukwe na mabukwe bamumugena, ari kubatekera. Oh shit, is that kosher? Mani bino bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo. Hano rero. Hano hazunguza ariko hagire gutya bigira. Wankwiyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore ni umwana mwiza, ntabwo yakwanga kugufasha. Ngaho mfasha. Yego ko. You know you're pretty good at this. Azi ko hari umuntu wakubwiye ko uzi guteka. Wapi? Kumbe nta n'ikintu atetse. Ni umusore nyine bayavuze ibyo abwira umukobwa, asanze umukobwa atetse amazi, hari umuntu wakubwiye ko uzi guteka. Do you have any brown sugar? Yeah. Zana brown sugar. Aramuhereza. Do you know what it's like living your life to please other people? I mean, actually, I guess you do, huh? Ashyira mwako no bari kuvanga baganira. Sara yitonda gusa icyo atazi bamaze kumugerekaho icyaha cyuko ari wari washimuse, ndetse muri kano kanya bari no mu nzira baza kumureba, kandi ni ukumwica kuko mugeretseho icyaha nyine atakimugeretseho nawe bamwicana. Hari ibintu utari gushyiramo. Ikintu gituma guteka biryoha nuko intoki ziba zandushwe. Baza kunino batangira ikagakobwa. Yeah. Now we have to glaze our LM4 white leghorn. LM what? Common broiler chicken. You know, I'm studying them in advanced biotechnology. Yatangiye kumubwira ukuntu iriya nkoko ubundi bagiye guteka uburyo bayitekamo. Je ni ibintu nize neza ndanabizi bakure iyo nkoko. Sana kunino. Niwe nakagoryi yashimuse. Nyenda nateka wamaze. Umusore nawe nababwiye ko hari ahantu harya filime igera nkagira isoni. Yego hajya habaho. Nk'iyo mbona bari kureba ibiri kwirebesha, abantu b'abagabo barebaga neza bari kureba nk'inzanga. Je hari ahantu filime igera ikambinywa ku mazi nako mira umusa. Ari byamenetse kuri karashika sike. Nihangane reka nguhanagure. Avuga yitonze shawa abanza mukuraho n'ipingu rindi. Uretse tubahanagure mubyeyi. Aranamuzirikura neza, reka tubahanagure mubyeyi. Karashika nayo muhanagure. Aza guhanagura. Bread with the raw side. Agangika kunino. Kikuramo kunino. Types are distinct for reaching their sexual maturity within 2 months. Amagambo kare kumubwira kigize akanyabwenge gafite ukuntu kamusobanura nyine wari uzi ko ari imyaka igira umuntu akaba agomba kuba yakora akazi kose, nanone iyo myaka itagomba kurenga. Feed us. Something so young and in the prime of its life. Nubwo nanone uri mutonya ariko ndabona ari byo byiza. N'umwanda 18. Yundo ku mutwe. Kobwa nakanyabwenge. Vayo hano karashika wakagorgiwe. Mukubise inyundo ku mutwe, subira muri butu. Sorry. Babarire.
musore n'umwana mwiza ashafite discipline undi discipline mu kazi kose iyo ufite discipline akazi kose ugakora neza kugira hano yasanze nko niyo waba uri umwicanyi ufite discipline iyo ngwero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire afite discipline shawo mbega ni ngakura nanjye ntago wakumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho discipline ya Rocky ni nyinshi na warabizi tu burengeye arerije indwara niyo umuntu ufite discipline nyiya ndi ruhande ngira discipline nje numva nk'umuntu araho arasamye be nguriya muntu ngo nagatafari kabi ngo n'utubuno tumeze uko avuga umuntu w'umubyeyi yubatse sha birambabaza avuga ati nki discipline koko bano bavuye gusenga. You don't want. You feel better, Bunzabun? Yeah. Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo ni inama ari kugira umwana wanjye rero urabona ugomba kurinda umurage wacu ntago tugomba gushyingiranwa n'uriya musore ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura ugomba kumukatira ari uko amaze kurya tumaze kurya hasi biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu ari uko igifu cye cyuzuye bigaragara ko uriya musore Melvin baje kumukatira musore uko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira musore cyo yakoze yatumye ibiryo araza yisiga hano nkaho yabitumye muri Jumia Food ndabavuze batarampa amafaranga ntari yabitumye muri Jumia Food yigira nkaho ari we wabitetse ndakosheje ariko nzayabaka cyaba yagumane nta kibazo ese ko nyafite make ariko ntago nagusaba mwana Crunch, what's up? Hold on one second. Mbese bite mwana Can you guys excuse me for 1 second? mwambara gatonya ngabanza ngitaba telefone afite discipline ajya kwitaba akabanza gasaba urushya Man, what the fuck is going on? ikibazo cy'ibiki bijya mbere sora bicanyi bamuzi hano niho I'm getting the fuck out of the country. Man, ngiye mu nzi igihugu Now. ukeneye nawe guhunga nonaha Paris is planning a big hit. umva Paris boss wacu ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane ari gupanga big hit na filime bayise big hit Some goddamn aloe. Man, ngiye nakoze baba man urabona nashyizeho akantu ninjye jari kujya wumva cyaje ariko kiriyemera gifite ukuntu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba Paris is goddaughter. Some Japanese. umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu kuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye Blank. It's over. Kaput. That's it. Yeah, mama. ura musore genda uhita umukatira none atukimara kurya mama muze ari kwinywera inzoga we ntago abyitaye ibyabo amiraho inama kuri ngufu muze abayibereye mu nzoga dore igikabyo mani boss arashaka kwica abantu bose babigizemo uruhare kuba umwana we yabyaye muri batisimu bamumenyera bakamushimuta aba boss nga bari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba bamushimuta uyu mwana na miliyoni imwe yayiguhada ariko nanone kugira ngo ace agasuzuguro n'undi atazabitinyuka akomeza agaragaze karenze ashobora no gushora miliyoni 3 yo wamusabye imwe kugira ngo umuhe umwana we musore sakunino kimara kumenya akanya kariko kose ashobora kubwicirana ntamenya yo kwangiza sakunino abika igikoresho cy'akazi kose azana aritegura ni Mark Wahlberg amazina nyakuri bimeze biti aritegura Prune juice, darling. Leave the bottle. umvira icupa ni iryanjye inzoga yishyize mu icupa rya Nili nako rya uyu agiye gucika yumvisha abavuga yarebye kano gakobwa abicanyi bageze mu rugo warabumvishe cike babice cyangwa byarangiye agarutse The betterment of society, if you will. So why does Melvin work on weekends? none se kugira musoro akora muri weekend He sells computers to the homeless? none se agurisha computer ku bantu batagira aho baba Homeless people buy computers. abantu batagira ingo buriya nabo bagura computer babicanyi baje bite Marvy bite Marvy We'll go talk about this outside. mwaza tugasohoka tukaganira Sit down, Melvin. Marvin icara Propose a toast. hari icyo nshaka kuvuga muze yasinze A lovely woman who for the past 8 years has caused me over $200,000. ndagira ngo mve amagambo y'umusaza sasa umusaza yasinze atangiye kuvuga ukuri reka mbanze mabwire ngo uyu mugore wanjye mubona turi kumwe mwiza cyane mu myaka 8 ishize amaze kunkonsoma ibihumbi bigera muri $200 by'amadolari In plastic surgery bills. agira ngo arebe ko yagenda bakamukora plastic surgery mbega ahora agenda bakamuhindura isura umusasu uyu mukecuru hano koko ni umunyamwiryo ngahora yakumugaba mu mafaranga mu myaka 8 y'isi bahora bamukorera plastic surgery isura bayihindura ubona umuntu ushaje ari ukuntu agenda bakamura plastic surgery atari kuba ngo bagiye guhindura ibindi bagakuronka iminkanyara agasura ke gakomeza kameze neza Was the end result of all that surgery? He
57-year-old woman with the face of a beautiful 25-year-old ape. ati mukecuru wanjye rero mubona hano ufite imyaka 57 ayo mafaranga yose anyakanga agende rwose ngo bamukoreho bagenda bamukore plastic surgery bamuhindurira isura ngo ku myaka ya 57 afite ngo iyo umurebye agira ngo afite imyaka 25 ningagiye imyaka 25 nyine nkuko mbikubwiye nta kintu nongeyeyo gusa nanone ngo ibyo bintu byose abyishyira ubusa kuko nubundi ngo abasa nk'akagagi k'imyaka 25 ngo iki icara nkubwire umukobwa arumirwa and have found me to be a ravishing creature. Nata murona ari ikiremwa cyiza. I think I'm attractive. Jendi ikiremwa cyiza sibyo? Ravishing creature. Sindi ikiremwa cyiza gikurura abantu yego. Yes. Yego rwose. You're a creature. Uri ikiremwa. Just sit down, you're drunk. Icara hasi wanasinze. Daughter Pam. Mwana wanjye. A princess, my only child. Kobwa wanjye wonyine mfite. Constant pride to degenerate, manipulative, gold-digging leeches the world. Musaza nanone uyu mwana wanjye w'umukobwa mubona hano ni umwana wanjye w'umukobwa mwiza w'umubeshyi ugenda ukura ibyinya abahungu wageze wese amwaka amafaranga nta kinda mwaka kumba abasore bamaze gukura imbunda munsi y'imezo bari kuri gahunda y'akazi over which leads me to my would-be son-in-law Melvin. Ariyo mpamvu uyu mukobwa wanjye mbona ataragakwiye kuba yashingirwa n'uyu muhungu mwiza rwose witonda Marvin. Very charming in a way, but obviously not good enough for some. Uyu mukobwa nagakwiye umuhungu witonda nkawe rata agakobwa kanjye nagashinze nagakuzi k'ibyinyo nago kagukwiye. Mva umusaza kubera inzoga zivuga ukuri. Iyo umuntu yanyweye inzoga nibyo bavuga mu kiratinati ni vino veritas mu nzoga ngo harimo ukuri. Nta muntu wanyweye inzoga ubeshye niyo mpamvu buriya. Guess who's coming to dinner? A fine film, I might add. And claims I will not marry your daughter unless. Musore wanjye byaba byiza udashyingiranwa n'iki gikobwa cyanjye n'iki ry'abarezi. Bano musefa ya tugende wasinze. Tolerance and brotherhood. Amuza urayifite. Good enough. Different races, nuko sha and creeds. Shira misasu hasi munsi y'imeza muzebere kumutwara ngo bajye kumuryamisha tangira kurura meza muzebere kumutwara turore kora mu mbarutso turore bari kubara n'abicanye bose turore uyiba mugaruraho cenga yo musaza fire sasu mu nyubako na mikino bimeze biti katururi bakwe pra kurino rugora biti mikino agari ya mikino hano umuntu arapfa sasu nabicanyi bose ubona batuje ariko bigeze mu kazi kose kabara akazi katururi muze ntundukire mu nyubako. We're still friends. I just need a little space right now. I still love you, baby. Fire! Mu nyubako inani. Mwana warangambaniye mwana azi ko turi inshuti kandi waza igitekerezo ngo bashimuta umukobwa none twihindutse. Kanya arendi yaparitse hano. Katururi. Mama bandi bicanyi baracaza ni benshi bashimusa umwana w'igikomerezwa. Yeah. Were you gonna break up with me? Warugiye kuntera indobo? Yeah. Yego nanjye gutera indobo n'ubundi uyu munsi nakugukatira ndanagiye ndetse. I guess this is goodbye then, Mr. Shomi. Mumbare n'uburyo bwo kubasezera. Sorry about the meal now. Mumbare kuba tutanasangiye umusore disi afite discipline. Urusore ngewe wagira ngo rwarasaze. Mukecuru mumbare rwose kuba tudasangiye ibyo uyu munsi kandi ubwo ruri kurasobanuriye kubica. Mumbare rwose kuba tudasangiye. N'urugize rwana rw'ifite discipline. Umuntu uri kureba filime ya Rock wamba wari ukayigira discipline nyinshi. Discipline ni nziza. Yasohotse hano yose arabanzara ya. Parika kurino. Katurori. Bicaye mukurikire. Sore imodoka arayizinga. Tukurikire. Katurori. Mwerekeresha musasu. Mapine yayangije. Bano binjira mu kiri nzima barakurikira. Kurikiye umusore. Don't worry, baby. This will shave 4 hours off our drive. Tumaze amasane dutwaye. Back where we started. None birasa ngo turi gusubiraho twatangira ubundi wanyujije. Sasa umusore amutwaye ntagazi ino karitsiye. Found the money. Don't worry, old friend. He's not. Cyari kwabyize yo nanga amafaranga. The only insurance is down. Ugira ikibazo uriya musore ntabwo yakwicira mukobwa ni ya silence yonyine afite yatuma tutamwica. Makwai bag.
bazinga imbehe bemeze bite subira inyuma kuraho imbunda by'akazi by'umwuga mu maraso arongera yisubiza ku muhanda cyuma aracyumva ntabwo ari bya bindi usanga umuntu atwara imodoka yo gupapira akubitana na ya karashika ya mwanzi yagonze ya karashika ya mwanzi agasanduku k'amafaranga ya karashika yari yaramwibye na ya kasete yo muri Sunlight kwa Junior yari yaramwibye na karashika yari yarayimukuye ibaza umukobwa gukura ibyinyo aho ukura amafaranga akakwiba na kasete yo muri studio y'abandi iriho filime za rock ya mukobwa yari yamwibye na kasete turare muzine manuka gutyo ku musozi manuka aho gutyo zirikaraga ziracyamanuka ku manga. That was intense. Byango byari bisanzwe uyavayo abonye umukobwa wamukuye amafaranga 25,000 by'idolari ndetse na ya kasete yagombaga gutura muri Sunlight aturitse imodoka ya mbere ari Junior yirirwa mutesha umutwe zanira DVD yanjye nawe uramuzi nyine uburyo abavugamo muginga yankuye ibyinyo by'amafaranga akura n'ibyinyo bya filime y'abandi ari Junior yirirwa ntukira yarebye ya filime shara babara pega umukobwa w'ikiryabarezi amafaranga yarabanza yakenye rero reka nisubiza ibyo nari naranyazwe akagorgiwe nayo kari karamukuye ka Chantel mudukure hano ni boss mudukure hano bwababwira umupagasi mudukure hano nimba bamuheka avayo na DVD yo kwa June gute nyagasana afite imbunda aje guturasa afite imbunda yarakaye sheri You were gonna keep this, weren't you? iyi DVD nayo wari uyitwaye kasete niyo wari uyikeneye wagakombye gukorwa n'isoni pe urakura ibyinyo ugakura na kasete kweri ati wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye Melvin, I'm sorry. Marvin babarira. Can we just talk about that? Reka tubiganireho. Melvin, I love you. Marvin usikabone ngukunda kapfuta mbyiniye wagisambo ko gasa gusa ariko ikintu cyabaje umusore kweri na DVD wari uyitwaye wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye Kari Juni kari kamuri bubi kamutuka manywa nijoro yarabuze filime azayikorera If you would have stayed your narrow ass on the freeway like I told you. Iyo uza kubagumye umuhanda gukora nabikubwiye ubu twagezeho tugere kwahora kugenda uzengura ingumi faye wakigorgiwe nagahasi ni DJ Dira. You wouldn't happen to know where Melvin is headed. Ndakeka buno uzana Marvin yerekeje sibyo Marvin yerekeje bamusize hano akarashikaye You wouldn't happen to know where Melvin might be headed, would you? Ugomba kuba muzana Marvin agiye uko uriya wa mbere abaje niko niyo jabaza nta kintu na kimwe ndiyo nari cyongeyeho menye uzana Marvin agiye sibyo Marvin dore ngo yari mu nzira bimeze bite none se nibiki biri uze kuba hagati yanjye naye nibiki bitubaho yakurikiwe yamukurikiye yanarakaye n'umwicanyi mugenzi we bose nabicanye yaje kuri Sunlight Studio Big Top Video. I mean, there's certain things you need to understand. Hari ikintu ugomba kumva. Contract killer. Genda umwicanyi ndi contract killer wa undi wicara kuri contract. So far they've all been bad people. Urabona ngiye nica abantu ndi umuntu mubi ntago nakundana nawe agakobwa kamukunze karashaka bajyane. That's the only thing that I'm good at. Igihe kintu cyoye no kwica. But if you stay the only thing I'm good at. Icyo kintu cyonyine nashoboye tukwica. Rush, are you kidding? I like it. Understand that so. Kandi ari byo nagukundiye nyine muri rukundo rero ni impumyi. Ngiye nagukundiye nyine ko wica nabantu. Karashika ngiye narumi ibintu byazo. I'm feeling you, Skipper. Return this tape. Reka manze nsubize iyi kasete ya June. Ari June urabizi umunwa agira buriya sinazamukira reka nyijyane. Umusore avuga neza shaho nk'inyanga muga ariko n'urwicaye. Reka manze njyane kasete y'abandi. Nawe urabizi. Yeah. Bari imbere ya Sunlight barabanza barayimagira. Bayisomanira imbere buriya bishobora kuyimagira. Yeah. Toka satani bino bintu hepatite zarateye ibintu Imana byanga kubi nyuma yabo bari mu buyobe nyuma yabo waje imwe barenze umuhanda bajinga baparitse hano guma hamwe Yagasani
dore abantu baparitse ikigoryi kivayo cyabakurikiye mu ishyamba meze neza viramo inyuma avira inyuma mu modoka baparitse ku giti ni ya mani zirebera idahumbye vayo gake nanga karashika kashaka ko bacikana ka mukunzi baze gukunda umuntu wagushimuza kure no yabakurikiye bano binjira mu ishyamba dore nguriya haduyi oh shit Get out of here. tuvana tugende Me by the video store. I got a deal. urabizi we tugenda unegereze kuri Sunlight ndaje magusanga kwa handi tugiye guturura kasete mukobwa ciao sere no wacukwe yaramukurikirana kurembe se mu ishyamba yagometse yamukurikiye sasu sasu shaka ari umupfu cyometse bimeze bite ukurikira ngondera kam gonga igiti kirashaka kumwica tururi sara kwepera hakuno mu ishyamba yakwisha ibiti sare parikano kwepera hano habuze gato yagiye kiramushaka ari umupfu ni igishuti cye grenade wapi itunda biranga nabi acaho ewana ndamukwebye tu ndamukwebye azansange mu gatsata ewana gerano hano nta muntu abona ari hano ari kugenda cyashaka kumugonga shene turori guwo nyishyamba ya kasete dore ngarayita y'abandi yikubita hasi kasete arayibona ari Juni sinamukira n'umunwa we iriya kasete ngomba kuyimushyira ya King Kongo nayimushyira tu mwe musuzugura filime zacu ariko izi filime ziba zihenze mu nsheri kuburyo abona yanayipfira aza gukuraho kasete y'abandi cyaho umusore kikaba cyanje ngo uri kuserebeka kikaba cyanje habuze gato parika hano kigabo ntago gipfu kivayo ntakibara habuze gato vayo hano mutwe hano kiramwishyura umusore kureba hejuru ya modoka igiti kiracitse ya modoka ibari hejuru ivayo ya modoka arayibona vayo bareba aho bari bombi nkokora ndagiye parika gutya kigabo ko byagenze tururi ewana aritonda nk'ubu yanshakaga hiki nuko aba yivugira ariko ibikorwa bye shaho ni bibi ni urwicanyi nk'ubu koko yanshakaga hiki Sunlight bwije dore ari Juni yanda nimba yaragiye he igishushanyo bazanye expensive stand up in the history of motion picture mark iki nicyo gifoto cya mbere kinyeganyega motion picture baje kugaragara za kurino uyevayo ari Juni kureba kuri list y'abantu bamwambuye amubona kuri list y'abari wanted abantu bagiye bamuhiza filime ze Marvin Smiley ari Juni kasete yawe wamuginga ngira umunwa wawe warundembeje let's see here. Reka turebe hano wana ari Juni Charges ngiye kwishyuza rate charges amafaranga y'ubukerererwe Mama kasete yanjye waranayikoboye kano kantu wayikoboyeho inyuma that's gonna cost you bigiye kuguca menshi wa kiguryiwe I put up your high prices hano ngodesha unyatse menshi ari Juni and your rude phone calls telefone zawe ziri rude cyangwa se ikinyabupfura cy'uburyo umamagara unukamo wakigoryi unyishyuza kasete yawe ngo gutwara isambu can you snotty little ngiye kumukubita ruwinshi ari Juni bari bamwishe finish what I started motherfucker katurangiza ibyo twatangiye madantuza ntago narangiza iryo jambo kuko imodoka yaturikaga nacyo kinaze mu mazi ntago cyapfuye atereka turangiza ibyo twatangiye madantuza No, bitch. Wa bitch. Let's go, motherfucker. Reka tubikore madanuza. Reka dukore. Ko nabicaye kugiye kubwira reka twicare bakubwira reka dukore. Cyotutsi. Changano. Chango. Uretse. Cyumano gutera. Nana switch box. Hey, Sunlight barayisenya. Uretse. Bana yagiye nk'inyende. Ari Ju. Apfuye.
Sunlight bayikinira bari gukinira ku mugati wa Thompson. How fucking stupid you are, man. Man, uri kigoryi maniga. Man, oh, she's not a bitch. Man, unjehe. Like this girl. Shit, come on. Man, ibintu byose ukora ndanabyanga. Just another hoe manipulating your sorry ass. N'ikindi utaruzi ibintu byose nakoraga nakubeshyaga nawe ndakwanga ubwawe. Talking about, man, that's not true. Ibyo uvuga byose nagaruka. Cut you nothing. She don't like you. Nabira bikobwa ntibigukunda byawe nta muntu numwe ugukunda. Uyu yanga abantu batamukunda. Ikintu cyambere kimubaza ngo umbwiye ngo ntumukunda. Katurori. Dore Sunlight bayifinatiramo bamena video bamena ibintu hano uretse. Jerry bose nabikiri by'umwuga ko kazi kabatunze. Urumva nta gukina n'akazi kagutunze nyine bagakora neza. Ubundi nta muntu ukina n'akazi ubundi ukina n'umushahara. Niba gukina n'akazi wakina n'umushahara. Sasa abicanye nabo iyo bigeze mu gihe cyo kwicana bakina n'akazi bakina n'umushahara muretse. Umukiriya w'ukwezi hakurino bamanitse ifoto ye. Umukiriya w'ukwezi kumbe ni cya kigorye cy'inshuti yabo cya Jarike niwe mukiriya w'ukwezi mu mavideoteke nk'ari ya meza arenze n'abahahira iwanjye barabizi umukiriya w'ukwezi tumanika ifoto ye hakurino cyacabiranye muretse naga ikigorye hakurya aracyomeka tera icyuma hejuru umugozi uri gucika sore yarakizinze bari muri Sunlight bayishwanyaguje naho bagurishiriza filime barahirya yanditse ngo adult iz'abakuru iz'abana kijombye icyuma. Well, ain't that a bitch? We bitch. Yo. All I wanted to do was to sell my boat, man. Cyo nashaka gukora no gutwara ubwato bwanjye nkajya kuri. Navigate by the stars. Nkagenda ngashya mu nyenyeri. Dolphins racing alongside, you know. Nkagenda mpagaze hejuru ubwato bwanjye. A few of them. Ndeba amafi. Yo, man. I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Bari tukubona inyanja ni nziza. Bill, I'm here, buddy. Meriwe. Ndi hano umusore disi yarakegeriye. Gifata ibisasu kirabikanda kimuturitse. Ni icicanye ni iki kiramubeshye umusore arabeshye kashaho. Right there on the deck. Ndani imbere yawe mwana. Uri kubwata imbere kuri dock. Nta kiri bubi. You're free now. Ubu ngubu urabohotse. Cyakanze ibisasu kimuturitse mbere yuko gipfa. Uyu nawe ari hano arasamye ziko cyari kimukunze kumbe kore ibisasu cyabifashe cyane bivuze uragiye gucika Katurori umusore yambura ibisasu arabisiga Shishen Katurori bakawai bag ibisasu byasigaranye n'ikigoryi. Ibisasu yikureba igisasu hariya kiri kubara gisigaza amasegonda 13. Ndagiye kuri Sunlight hako dore kagakobwa kamukurikira ariko shera ari hehe kandi shera wamushimuse ndi hano yego ko mana ratuzongera uncimute kiraho limousine ira parika beze bite Koja mwana waje ni muzehe Nishi ni izina ry'Iyapani abayapani bo bantu duje ibihekane bagira Nishi Shaka Kicukiro bamutunze imbunda umusore dore ngarasubira muri Sunlight kandi arimo ibisasu biturika injiye haturika yabonye kurasa asubira muri Sunlight dore ngaraturikiramo oya yaturikiyemo nuko byagenze ararangije akazi ariko nuko byagenze agiye ahungu yashimutiye umwana umuntu uzi kubyara umwana muri batisi musha uzi imvune zibamo zabaze DJ Dira kuri bano yabonye ifoto y'umusore yarari wanted ifoto ye bari barayimanitse bavuga ati uyu muntu arashakishwa yadutwariye filime yacu bamubona yamuzana ariko uyu muntu urabona filime nk'iyi y'ubwenge ugatangira ukayikiniraho ngo ngewe urayimera mujye mubahenda mupfa kumva harimo ijwi rya Roki mujye mubaca menshi nabo bicare babizi nibatayatanga mujye muzibima mubabwira ati caho cyangwa ijwi rya Savimbi izo ni filime ziba zihenze ku isi ari Juni ndapfuye Butomusoni biragenda bite ari Juni na Patrick nuko byagenze
agaruke ku ishuri Cool. I can't believe they're gonna make a ntabwo nabyize kidnapping. Now my dad's in LA right now finalizing the deal. This is such a story. Your dad was like totally broke, and then you get kidnapped, and now they're gonna make a big Hollywood movie. sandagira wumva amakuru hano ati reba papa wawe yari yakennye bagushimuse none ishimutwa ryawe papa yagiye muri Hollywood bagiye kurikina filime iyi ni inkuru nyine papa we mbega agiye kongera abona amafaranga ari ukina filime imwe mu nceri ukahita ubona amafaranga ugacukubira n'ubukene ugakomeza akazi kose buri abakinnyi ba filime bafite amafaranga mu nceri yari hanze menshi cyane ntaho umuhanzi yahera avuga ubusa Just get away from it all. Skipper? Skipper we! Azikari Skipper. Uko niko kita wa musore wacu Amerika mwita Skipper. Kumbe ni Sabato, Antonio Sabato Jr. Nagari we. Ngeze nguri sheri. Kiraho ruwaje yifunze. Ntawe yagiye we! Akabinaho kajya uracyaronje ndi byose ni wewe ninje byose. Naho sero kakabiki nawe ni byose. Hey! Okay, no twigendere twarasha. Imeze gute icyuki. Really well made. Ntago wapfuye se wapa kabinaho kajya. Cyaje ubwo haturika guza ukuntu byagenze icyuki. Cyaje ubwo haturikaga yishe munsi y'ishusho yashusho y'icyuma bari bazanye. Yashusho niyo yamutabaye kuko ubushyuhe ntago bwayigezeho. Umusore nuko byagenze niko yarokotse. Ni Marvin nuko yarokotse. Ari kubibwira umukobwa. Ubundi njyewe We're gonna disappear or what? Je nawe tugiye kuburana ducike twigendere sibyo yego kumana. Ehe ni nuko kagenze yari kimomo yari kirabiranya yari shasha yari miseke igoroye abamuzi ntibamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ndaje dukomenyeza niyitwa Taichi Master.